Mbese iki ni igihe cyo kubaka? Ni ikibazo buri muntu wese yakibaza. Ariko kuva na kera byagaragaye yuko Imana yagiye igira abantu bafite umuhati n'ubushake bwo kuyubakira inzu. Mwibuke Mose abwirwa amagambo akomeye, akayabwira Abisirayeli ati bandemere ubuturo bwera nture hagati muri bo. Ni amagambo akomeye, kandi iyo dukomeje tukareba yaba Abisirayeli urugendo bagenzemo, yewe tukareba no mu gitabo cy'umuhanuzi Hagayi, Abayuda bagirwa inama yo kubaka urusengero. Hagayi igice cya mbere umurongo wa 3, maze ijambo ry'Uwiteka rizanywe n'umuhanuzi Hagayi riti, mbese birakwiye kwibera mu mazu yanyu y'ibitabashwa narwo urusengero rukaba umusaka? Ni ikibazo gikomeye dukwiriye kwibaza, ariko uyu munsi birakwiye ko twubaka. Ni muri urwo rwego itorero rya Kimisagara mu ntara y'ivugabutumwa ya Mo Kigali bateguye igitaramo gifite insanganyamatsiko yo gutera inkunga imirimo yo kubaka urusengero, aho bifuza kurangiza gukoramo imbere ndetse bagashyiramo n'amakaro n'intebe kugira ngo inzu y'Imana ise neza, abizera bahasengera basengera ahantu heza. Mwese murararitswe kugira ngo ku isabato ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 6 umwaka wa 2024 guturuka saa 7 z'amanywa, mwese murararitswe kugira ngo muzitabire iki gitaramo. Tuzaba dufite amakorari akomeye, korari Haleluya guturuka Igisenyi kuri Gate of Hope, korari Tugisiyoni guturuka mu ntara ya Kacyiru i Kigali, ndetse na korari Abahamya ba Yesu guturuka mu ntara ya Muhima. Kandi tuzaba turi kumwe n'amakorari ya Kimisagara, harimo korari Rangurura ndetse n'andi makorari mukunda. Mwese murararitswe kugira ngo muzaze twitabire iki gitaramo kandi dutere inkunga uyu murimo, kuko Kristo yarabivuze ngo dukwiriye gukora mu gihe dufite. Iyo bwije hatakibona ntabwo umuntu abasha gukora. Mbega amahirwe tugize yo kugira ngo twese duhurize hamwe maze dushyigikire inyubako y'itorero rya Kimisagara. Mwese murararitswe.